ikaze rero kuri M24 TV. Reka nogere mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zacu. Makuru rero ya buri munsi tuba twabateguriye tugenda tubagezaho kuri channel ya M24 TV. Mwese rero mbahaye ikaze nanabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza gukurikirana inkuru zacu rero gatanu kuri gatanu. Reka nshimire rero buri wese wagize uruhare mu nkuru zagiye zitambuka, ababa rero bakoze kuri subscribe ndetse bakanakirika kukazigira, bagatanga ibitekerezo byabo, bakanakora like ku nkuru zacu. Mwese rero ndabashimiye cyane nanabifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda zacu mu makuru ya buri munsi. Nyuma rero umugore wakoraga muri Minisiteri y'Ubutabera akaba rero yapfuye urupfu rutunguranye. Ubwo rero amakuru akomeza kutugeraho kuri M24 TV, cyane cyane rero akaba ari inkuru dukesha ikinyamakuru Umuryango ku bijyanye rero n'uyu nyakwigendera. Abo bavuga ko rero ngo Nyanza umuhuzabikorwa w'inzu zitanga ubufasha mu by'amategeko akaba yitabye Imana azize urupfu rutunguranye. Ni inkuru y'akababaro rero, ni inkuru y'incamugongo maze kugera hanze rero mu kanya gashize, cyane cyane rero ku bijyanye n'abo mu muryango akaba ari inkuru ibabaje ndetse no ku bandi banyarwanda bose, cyane cyane rero ku bijyanye n'ubutabera bari bamuzi rero, inshuti z'umuryango ndetse n'abandi bose rero akaba ari inkuru ibabaje imaze kutugera. Turaje rero turamburira mu byinshi bitandukanye ku bijyanye n'urupfu rw'uyu nyakwigendera witabye Imana rero, ndetse tunarebera hamwe amazina ye ndetse n'ibindi byinshi byagiye bitangazwa rero ku bijyanye n'urupfu rwa nyakwigendera. Iyi ni M24 TV, mukomeze mukore subscribe hanyuma munyegerageza akazogera, mukomeze kugenda mubona inkuru zacu. Mwese mbahaye ikaze muri iyi nkuru, mukora subscribe ndetse munanyeganyeza akazogera, hanyuma nanjye rero nkafata akaruhuko k'amasegonda make cyane, hanyuma rero tukaza turebera hamwe byinshi bitandukanye ku bigendanye n'uyu nyakwigendera ndetse niba hari uburwayi yari afite n'ikindi icyo ari cyo cyose rero yaba yasize. Iyi ni M24 TV. Iyi nkuru rero y'incamugongo ikaba yamenyekanye mu gitondo cyo kuri wa kabiri ku itariki ya 29 Ukwakira 2019 rero nibwo ngo umuhuza w'ibikorwa w'inzu zitanga rero ubufasha mu by'amategeko amaje mu karere ka Nyanza Madamu Hile Claudine yitabye Imana azize urupfu rutunguranye mu gitondo rero ubwo ngo yaragiye ku kazi. Umuyobozi rero w'akarere ka Nyanza bita Ntazinda Lazume yemereye rero ikinyamakuru Umuryango dukesha inkuru ko aya makuru ariyo, ariko ahakana amakuru yabyutse avuga ko yaba yanyereye mu bwogero mu gitondo agahita yitaba Imana. Rero akaba ari amwe mu makuru yagiye agarukwaho, gusa uyu muyobozi akaba yabihakanye nk'uko akomeza kugenda abivuga. Yagize ati rero nibyo koko muri iki gitondo ariko twakiriye iyo nkuru y'akababaro ko uyu mudamu rero witwa Umuhire Claudine yitabye Imana. Ati rero ntabwo turabasha kumenya icyamwishe, ariko ubu ari mu bitaro dutegereje gahunda y'umuryango we kugira ngo tubashe kumushyingura. Ibyo kuvuga rero ngo cyangwa se ibyo kugwa mu bwogero rero ntabwo ari byo, kuko yitabye Imana ari mu modoka ajya kwa muganga. Abaganga rero nibo baraza kutubwira icyo yazize. Nyakwigendera rero Umuhire Claudine yari atuye mu karere ka Muhanga. Umurambo we rero wahise ujyanwa mu bitaro bya Kabgayi biri hariya rero mu ntara y'Epfo n'Ubudara mu karere ka Muhanga, kugira ngo rero ajye kwitabwaho n'abaganga, hanyuma rero babashe no kumenya icyabasa cyangwa se icyaba cyahitanye uyu nyakwigendera witabye Imana, nk'uko rero amakuru akomeza kugenda atugeraho kuri M24 TV. Hanyuma rero nk'uko umuyobozi abitangaza, akaba hategerejwe rero gahunda y'umuryango we kugira ngo hamenyekane igihe uyu nyakwigendera azashyingurirwa, ndetse rero haratangaza byinshi bigiye bitandukanye ku rupfu rwa nyakwigendera, dore ko ngo bavuga ko yaguye mu modoka ye ubwo rero yari arimo arajya ku kazi muri iki gitondo, hanyuma rero ngo bikavuga ko yitabye Imana ari mu modoka, nk'uko amakuru dukesha ubuyobozi kujyanye rero n'umuyobozi w'akarere ka Nyanza abo bita Ntazinda Lazume yakomeje kugenda abitangaza. Nta kindi rero twavuga nka M24 TV usibye kuvuga ngo Imana imwakire mu bayo, ndetse Imana inakomeze kwita ku basigaye cyane cyane bo mu muryango we. Niba yari umudamu ufite umuryango, afite abana, afite n'umugabo, rero nta kindi twavuga usibye ko Nyagasani Uwiteka rero yakwita kuri abo basigaye rero mu muryango we, nk'uko twakomeza kugenda tubisaba ndetse tukanamusabira kugira ngo azabone ijuru ku bijyanye n'uyu nyakwigendera. Hanyuma rero
abantu rimwe na rimwe usanga muri iyi minsi bitewe n'uburyo abantu bakora cyane ndetse n'uburyo ubuzima bw'abantu buba buhagaze, rimwe na rimwe rero usanga abantu bagenda bahura n'impfu zitunguranye cyane cyane rero hano ku mugabane wa Afurika, aho usanga rero abantu benshi bitaba Imana mu buryo butunguranye. Ugasanga umuntu arapfuye, yari ari mu nzu yicaye yitabye Imana, yari ari kugenda mu modoka yitabye Imana aguye kuri vola. Rimwe na rimwe rero ugasanga bituruka ku kuba umuntu ashobora kuba afite uburwayi ariko rero akaba atarigeze yisuzumisha cyangwa se ngo amenye uko ubuzima bwe buhagaze. Inshuro nyinshi rero abantu bakunda kugirwa inama na ba muganga, bababwira ko rero buri muntu uwo ari we wese byibuze agomba gukoresha entretien y'ubuzima bwe cyangwa se agakoresha isuzuma ku buzima bwe, akamenya uko ubuzima bwe buhagaze byibuze rimwe mu kwezi, ukajya umenya ngo ubuzima bwanjye buhagaze bite. Ibyo ngibyo rero nibyo bishobora kuguha amahirwe yo kumenya uwo uri we, kumenya icyo ufite muri wowe, kumenya ndetse n'uko ubuzima bwawe buhagaze. Abana rero kugenda ngo uterere iyo ngiyo amagara rero yaterewe hejuru buri mwe cyangwa se buri wese asamaye. Niyo mpamvu rero buri muntu wese rero aba agomba kwita ku buzima bwe, abagerageza kwegera rero umuganga akabasha guhabwa amakuru nyayo rero ku bijyanye n'ubuzima bwe. Stress rero na kimwe cyangwa se ni imwe mu ndwara irimo irica abantu hano hanze cyane. Ku bigendanye rero n'indwara nyinshi zigiye zitandukanye, hari indwara z'imivuduko y'amaraso, hari indwara z'imitima, hari indwara za diabetes. Zose rero ni indwara zikomeye cyane umuntu ashobora kugendana igihe kirekire ariko ntabimenye, ariko rero iyo yabasha kwisuzumisha akegera muganga rero akamenya uko ubuzima bwe buhagaze, biramufasha kugira ngo rero buri muntu uwo ari we wese amenye ibijya mbere mu buzima bwe ndetse abashe no kuba yafata ingamba, ariko rero azi uko ubuzima bwe buhagaze. Iyo niyo M24 TV rero, reka nkomeze kubifuriza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza gukora subscribe kuri channel ndetse mugakomeza kugenda mubona inkuru zacu. Amakuru tuba tuyafite ku bwinshi, tuba dufite rero inkuru za politike, inkuru z'imyidagaduro ndetse rero n'andi makuru menshi agiye atandukanye ku bijyanye rero n'ubuzima bw'amwe mu bantu mukunda cyane, abantu mufata nk'icyitegererezo. Tukagenda tukugezaho rero byinshi bitandukanye ku bijyanye n'abo bantu. N'ahandi rero ushobora gusanga amakuru yizewe, amakuru arimo ukuri kwinshi, amakuru afite ubusesenguzi ndetse n'ubucukumbuzi. Usibye kuri M24 TV rero, yaba amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, amakuru ndetse yo ku mugabane wa Afurika ndetse no hanze yaho, twagenda turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye mu makuru yacu ya buri munsi. Inguru cyangwa se umunsi twari twerekeje hariya mu karere ka Nyanza, akaba ariho twari turi kurebera hamwe byinshi bitandukanye ku bijyanye rero n'umudamu umaze kwitaba Imana. Akaba yitabye Imana mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Hanyuma rero icyo yazize ndetse n'uburwayi yazize ntabwo byigeze bimenyekana, gusa rero icyagaragaye cyangwa se icyo amakuru akomeza kugenda tugaragariza atubwira ko yitabye Imana rero kubwo yari ari mu modoka agana ku kazi mu gitondo. Hari amakuru rero ngo yandi yagiye acicikana avuga ko ngo yaba yaguye mu bwogero, ariko rero aya makuru ntabwo ariyo ndetse n'ubuyobozi bwaje kuyahakana, buvuga ko rero aya makuru atari yo biciye ku muyobozi w'akarere ka Nyanza. Akaba rero yanyomoje ayo makuru ku bijyanye n'uwo mudamu, gusa avuga ko rero ngo yaguye mu bwogero ndakosori, yaguye rero mu modoka mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 29. Nta kindi rero twavuga usibye gutegereza gahunda y'umuryango we kugira ngo rero inshuti, abavandimwe, abaturanyi b'uyu muryango bazabashe kumenya rero igihe uyu nyakwigendera azaherekerezwa ku bijyanye rero no kuba yashyingurwa ndetse n'umuhango wo kumusezeraho bwa nyuma, dore ko rero ngo umurambo we wamaze kujyanwa mu bitaro bya Kabgayi rero hariya mu karere ka Muhanga. Nyakwigendera amazina ye ni Umuhire Claudine, akaba rero ubu ngubu yari atuye mu karere ka Muhanga, akaba rero yari atuye ariko akaba yakoreraga mu karere ka Nyanza, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera. Iyi ni M24 TV rero, mwese reka nkomeze kubashimira, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza ndetse nanabashishikariza gukomeza kunogerwa na gahunda zacu rero mu makuru ya buri munsi tuba twabateguriye tugenda tubagezaho. Mukomeze mukore subscribe, mukomeze munyeganyeza akazogera, mukomeze rero mutanga ibitekerezo byanyu ku nkuru zacu zigiye zitandukanye. Rero mu kanya turaza turebera hamwe n'andi makuru agiye atandukanye tubafitiye, yaba rero amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane ko muri iyi minsi turi kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Akaba rero ari hamwe mu ho turi kugenda turebera hamwe amakuru agiye atandukanye kuva rero hariya mu gihugu cy'u Burundi, hanyuma tukarebera hamwe n'andi makuru atandukanye muri aka karere k'ibiyaga bigari mu bihugu bitandukanye rero, yaba ibihugu nka Uganda, Tanzania, Kenya, Burundi,
Kongo rero aho hose tukagenda turebera hamwe amakuru agiye atandukanye agenda ahavugwa. Reka rero mbashimire mwese twabanye muri nkuru, bifuriza no gukomeza kugira ibihe byiza. Inkuru zacu kuri channel nakagaruka ku ruhande rwa M24 TV rero mukomeze kugira amahoro ya Nyagasani no gukomeza kugira ibihe byiza, cyane cyane rero kunogerwa n'intangiriro z'iki cyumba atangiye rero kinasoza ukwezi kwa 10 kinasoza rero ukwezi kwa 10 twinjira muri November cyangwa se ukwezi kwa 11. Mwese mugire ibihe byiza. Iyi ni M24 TV, bye bye, muzacu nakagaruka.